Bite nuko? Igikoma cyahiye? Ntabwo nigeze nitika gukora isukari. Isukari? Nta sukari ihari na yose. Ariko akanakomera koko. Ariko ni gutura urugo rubura isukari. Hari abantu rero babona dufite buriya ngo twagiye gusenga bakumva yuko turi ibigoryi. Ntazi ko namukubise umubare. Ari inyama sigaye nsiga nzibaze kandi ntikabizi. Nk'ubushize kariye eshatu. Kandi nari nazibaze ko ari inyama 12. Ukagira iyo avuye gusenga ubona inzara zano. Ejo ndi yavuye muri niba turaza afite inzara wagira ngo hari bavuye kumuda. Aburi babazi yuko nari busonze. Yesu bukari imigati aba yahishe ko kubona ibiri miranuka mu bukariso kariso. Uzana nombe. Buretse bahubwo rwabo ndipfundura amakareka none. Umva cecekaho. Wibye unanirwa guhisha. Basi si uhita wiborosa n'uwo munuko ugashira mu kanwa. Nta soni. Mu cyumba cyanjye uhajya gusa. Nge nakajumba nayikenye ntabwo nge nigize manja mu cyumba cya. Umva nkubwire nyiramukobwa. Uhereye none ndashaka kuguhika. Turi kwishimagura ibiki? Panaryame nkabura amajyo nkabura naho ndambikuruba. Nge ari ibintu maze kundambira. Biso umuntu aryama agasinzira. Umva mbwire kare. Ubu ngiye gufata umwanzuro. Nta kintu n'iki na kimwe nzongera gukora muri uru rugo. Ngerageza gukora neza ninshimwe nkateka nkagirane n'ibyo ntetse bakabirya bonyine nkagerageza gukora buri kimwe cyose ngo ndebe basi ko havamo n'isegonda imwe yo kumpa agashimwe ariko ibyo byose ntabwo bibaho. Ikananirangirira yo murakore aho ubudabarukore bose ndambinge ya mama wanjye ngira mama wanjye afite amabona ageririya ko ntabwo ubundi abagore bose bafite ibibuno bingana kuri abageni ndambi niyagira. Kuri nawe ndabivunze mu kubera kunshuma ariko aho bugeze sigaye mbona hari n'abafata nk'akakubwira ariko tujye kukibona ubanza ari igisaba yarakugiriyeho yibuka. Urangiye ikintu njya ntekereza ntiyagiye nko gusenga undi buriya ntabwo yiba amaturo yo ku rusengero. Buriya urabona ku rusengero abona yambaye neza agenda akaraga umuhumetso yavuga hareruya yikaraga bakabona aratigita neza ukagira ngo ni umuntu. Banacunze neza n'amafaranga bafite basanga ko yiba amaturo abantu bari abasenga nyine baba batuye. Kanakumire bari abakobwa baracyaryama. Urande bari ukuntu urugo rusa aho imyanda yose y'ibintu bakoreye hanze ngaho mu gikoni none w'amadirishya n'inzugi nahoze mbireba ndumirwa ngaho iyitatu ukuntu imeze. Ubu se umuntu bikanze ubu se baragira ngo njye mbyikorera nabyara barababeshye ahubwo njye kubahenura nimba bakibahera soni kaba mubwira ngo yabaraka yibira mureke ngera n'ikintu azongera no kubona na n'ikintu azongera no kumbwira na n'ikintu azongera no kumufasha kubera indambi asigaye agira indambi kundusha uzi ko atakimunda asigaye adutisha ibiryo n'imigati wagira ngo ubundi nese ubundi karere kamubaza ko mama nta kazi akigira ubundi amafaranga yo kugura umugati ayakura he?
ariko sha hari ahantu rimwe habaye igiterane ndeba ukuntu ari kubwiriza haleluya muvuge ngo Imana ishimwe ngo Imana igiye gukora yasaze yikaraza Yesu we cyo kora umunsi umwe Imana yampaye phone ya touch ibintu amahirwe dukorera nzajya mbikamera mfate phone nyigira hari nindangiza mite mushyira ku karubanda kandi ruswa nyigira telefone ya touch yandi ariko ubundi biriya ndetse ko twibumbuye tukaza kuryama ubundi bari bubiduhe cyanze kumuconga nabyo ngende mbyire dufunge icyumba tuje tubige nawe amusoya ariko aratipi uyu munsi ejo nagiye aramuconga ko ubundi aragiye ngo kwitaba amagambo ndabakubwira ko nibakorana n'ikindanye none n'ikindi kugenda nawe itarabe ubundi sha umuntu yanapiga n'agakono ke mu cyuma twajya turyama cyane numvisha aryama yumviriza we ntabyo bishaka ndetse n'umupfumu imyaze Koko ese ubu ntabwo uri kuri mbere naguhamagaye ntabwo uri kuri ntubagirwe ngo rero ngo wari usinziriye kuko se bakobwa ndeke mbabaza aya masaha mutarakoropa mutaroza ibyombo uzi ukuntu ndebye iriya tapi yanjye ukuntu isa amadirishya yaraboze inzugi zirasa nabi ubu uryamye kugeza aya masaha uzi neza ko ari uri gukora isuku wikanze iki nibyo ari byo bintu byose zisakuriza abantu bagira ngo n'ikibazo cyabaye gikomeye muri uru rugo ibyo mvuze ntabwo byumvikana ko mbona uri kundeba nabyumvisha ariko nanjye ari reka mbanze mubwire ariko noneho wagira ngo ugiye kurwana umva rero mubwire uri muka data sinigeze musanga muri urugo ahubwo wari unsanzemo ibyo bintu banze ubyumve ikindi ugomba kumenya ufite amaboko abiri nanjye nkagira abiri amazi ntagakeri yayandi icyo bumva wowe cyangwa ubona ntakoze uzajya ukikorera biba ubwa mbere n'ubwa nyuma winjira mu cyumba ndimo kandi uribeshye reka mubwire ukuntu ngiye ntibeshye ngo ngiye kugenda nabonye umugabo niyo namubona noneho kugira ngo unabyumve namuzana hano ikindi ugomba kumenya kandi ugomba kwicara ugatekereza niyo wajya no kubaza ba sokuru na ba sogokuruza bawe uru rugo ntabwo rurimo nk'umugore w'isezerano wabyaye umwana Karine nguyu turi mu mutungo wa data ahubwo urarya urimenge nureba nabi urawusohokamo kuko nta n'agaciro cyafite agaciro gafite Karine ibindi rero nutagenda neza wa mugore we please unyumve neza ndaje mwereka yuko koko none nanjye ntakiri wawe kuza unyikaragaho ibi byose n'umutungo wa mama na data none kugira ngo ubibone yuba wikaraga warambaye ivara waragiye gusezerana uri indaya wowe nta gaciro ufite hano ahubwo wenda gucumbikiye hano hasa nabi hano harasa nabi uko ubona hasa cyangwa se niyo haba hanarenzeho hasa nk'uko umutima wawe usa wamwijima maze dusohokere mu cyumba ntujye kutuderanje kwihagarika nk'umusozi wabari wagira ngo wabuze iyo wangari uretse naje gasopa ngo nubwo utazongera kudukomangira tuzajya tubyuka ibyo dushakira nicyo dushaka umuntu w'umugore muzima udatekereza no ego sera ko kimwenda utabyaye ntabwo wagira impuhwe z'amaje wagenze uri ku gise cya Karine inyamaswa gusangiza ukajya kwitamanzura mu rusengero wikaraza wabaye n'ipironi bashingaritse ku gasozi ngo urimo urasenga ubwiriza ubusamu uretse
bishoboka kuko yabaye iki kwambwira amagambo akomeye ariko rero none ibyo avuga ni ukuri nyamara ibyo avuga ni byo ubundi se ko ntigeze nsezerana na se kandi ko ejo bundi naracukumbuye sanga yamwandikishije biriya impapuro zose niwe uzibitse ariko abagabo kandi koko ntabwo yanditse ntahundi yari nzi ko nzamucurika nkamucurangura hanyuma nkuganiriza n'umuntu afite ikintu yizeye ntari kumenya iriya shyano ry'umukobwa wanjye naryo ryaramwizeye ndamwiringira wagira ngo abadayimoni bo muri nyina bamwinjiyemo ndebera ntakibuka ko namubyaye ubuse koko nakora iki birari kuvura bingana kuriya ibitunga bitatu byose by'imyenda yo gufura ko nanjye mfite ikibazo cy'umugongo no kunama no gukota ibintu nzatsinda mukorera igisuku niba ndasubiyeyo basi nanjye nibyo guca bugufi n'inkangara ndetse ngira ngo nicishe bugufiya ntabwo ndakubyaye ishaye rwose rw'abandi nicishe bugufiya hanyuma nereke ko ngiye hasi yo ubundi ndi mipanga nzabipanga ko nzi nuko atazatsinda niba ngiye mbona amazifasha akamiyereka neza kuko se waretse tukisinzira ukaduha amahoro nyine ndashaka ko tugana gatoya muri wasaze warwaye abazimu warwaye imigenda mu maguru rwose wanyumvise ko nshaka kukubwira kandi ko atari ntashaka kukubwira nawe nyine nabitekereje ibyo wambwiye nashakaga kukubaza ngo noneho urashaka ko nkora iki ibyo nakubwiye se wasanze aribyo ni ibiki ko mba nakubwiye byinshi ahubwo utajya wumva twajya mu matwi yawe harimo ibinyugunyugu mama nyine icyo nashakaga kukubwira kuko nshaka ko tuzi kumvikana tukajya dufashanya hanyuma nanjye usubiza agakora cyangwa hari n'ibindi kintu bisanzwe arakarine nguye turi mu mutungo wa data ahubwo urarya uri menge nureba nabi urawusohokamo ukanta n'agaciro cyane agaciro gafite karine ibindi rero nutagenda neza wa mugore we please unyumve neza ndaje mwereka yuko koko none nanjye ntakiri wawe kuza unyikaragaho ibi byose n'umutungo wa mama n'udata kugira ngo ubibone yuba wikaraga warambaye ivara waragiye gusezerana uri indaya wowe nta gaciro ufite hano ahubwo wenda gucumbikiye ahantu hasa nabi
ugize ubwoba njye nta bwoba mfite. ubutaha umbwire ko ngomba kuzayashyushya. nari nyazanye. Ibyo wabizanye. ese kuzatereka hakonje amazi akonje gutya utangiza muri amazi ugize amashyushye ngaho unamunyoza ibirenge ndebe ko waciye bugufi ushyireho gake gake ubanza umenyere kuba no mu nzara nasi kuko nta gasa n'abazaza ibyo ni bizana cyo mbere no koza ibirenge ikindi ntabwo niko nakeneye gukora tubanire n'icyo kurya cyangwa muri rwo ndabona ari bane Ega filimi zigeze cyane arakogeje wasanga amaguru ari burara acitse uretse nyabingi nananirwa uriya mukobwa uretse nigira intama kandi ntikirura mucire bugufi muhagire mukorere ibintu byose mushyire ibyo kurya ariko nzamuzinga muzinge mugire nk'ishashi ubu rero yashinyitse ngo yabonye yashinyitse ntiyamuha Mama, Mama Karine, bangun dulu. Aku sempat menunggu ini jadi cak. Nanti juga bersama dengan hari mau keluar ke luar sih. Berapa mau yang dia kerja? Dan berfashion yang berapa kan? Dan jumpa dengan dia. Anggap jiwanya, kamu bukan
kari ibintu byarakomeye igihe byari ibya nyuma tubona ubura kurya weziga ubura kurya igisate kimwe ikindi ukakibika ureba ko ufite byinshi nyine kandi icyo kimwe nawe ikindi ibindi bibika nzaguhaze twumvikanye yuko nta bindi uzabona nubwo nawe reka nureho agace kandi ndakabika niko ndi buryo ariko birazamuye kare uzi ko rwamama rukibihisha bikibihishanye abirya nazanyima ibindi nzabyibagiwe kuko namumenye ubwenge nzajya mbimwiba yakubitwa n'inkubarya neza nzajya mbimwiba ubundi nirakaze tekinike yo kwirakaza mu kubirya biraza kubikoza ntukuzuje isare kantu bitira byanze umuntu adushyira mu gifu ntabwo ari ushobora no kubina yamara kudushyira mu gifu gifu kigafana yongera nsakurize ndamwica none ndamwigishije burya nabate ndabishyira imbere sha mba nukurara mbipfumba twashobora no gusanga wasinzira akabigutwara ndaza gutuma kabibona kuko nzajya nirushanwa nahamaga umwibura yanshinga papa numva amazi ndahita amushinga n'ibiti shawe na mama muzi gutukana agapfa amaze ko namushinga kuko hari umubyeyi yanize akantera isese mbere se twikinaga tumeze neza se wari waraduteranyije ananziza ubusa gusa umaze kubona ukuntu nyoko ari umugome nubwo yigira umugore nawe urya neza uri kurya nk'akabwana karimo karakota avoka byuka urya nurangiza uryama none se ko mbona wongeye kwibuza ko mbona wongeye kwibuza ese kurari rero urabona hatakeye ko ibyo wasabye sinabigukoreye kugira ngo ubyuke nyine hanyuma ufashe gukura none si ibyo wategetse sinabikoze kandi wongeye guhita uryama ntabwo se wambwiye ngo nimwoze ku birenge nkabikora ukambwira ngo nimbazanire ibijumba natetse nkabikuzanira kugira ngo urahite unazika ndetse ko naciye mu rugo urimo kubigira uburyo udahagaze mu nama mbese n'itegeko kugira ngo umufashe ni ikiguzi se twaguze byose bijumba bityo biba nziza twabigize masuka rutereka twisinzire turabyuka igihe dushakiye unise kugufasha n'itegeko kugaburira abana bari mu rugo rwawe n'inshingano zawe yego uyu mukobwa koko sinshobora kumuhereza buriya rero azi ko ngo yanyifatiye gutya azabaho ntakiriho kandi azahumeka ntagihumeka ririya shyano ry'umukobwa ryanyuze rirebye nabi bagendera rimwe nganze mpamagare nyabingi
kugushaka. Ni rwose maze kuba umucakara wa koko. Uyu munsi namwogeje ibirenge. Uyu munsi namwogeje ibirenge noneho yambwiye ngo arashaka kunyirukana. Ninde wakuboshye? Ninde wakuboshye? Gusa wankozeho umukobwa wanjye. Nubwo nayinejeje nawe ariko wankozeho. Ninde wakuboshye? Ninde wakuboshye? Hageze gute se ko adasenga? Ubwo se wagisenga ahantu ndi byaka ahantu ndazinze muri impande zanjye. Uraziritse? Ninde wakuziritse se? Ninde uzantabara? None se nawe bajya babasha kukuzirika? Hari abantu se bakurusha imbaraga? Babarira mu Ikimana nicyo cye? Ikimana gifite ibibano cyahagera. None se Ikimana mwahuriye he? Kuri koko atigeze akizwa atanasenga kandi ko ni wabo batigeze basenga. Ikimana mwahuriye he? None se Ikimana mwahuriye hehe? Kuko gifite imbaraga oya ntabwo kindusha imbaraga nuko cyatumye ariko ikindeka icyo kindeka. None se ninde uzantabara? None se ninde uzagukuraho uri? Nuko urwana wikurana kahise bumva njyewe ntabwo nari nzi ko hari umuntu ukurusha imbaraga. Ntabwo kindusha imbaraga nuko cyantumye. None se mbigenze gute ko ashaka ko nzajya mwoza ibirenge? Yambwiye ko azananyirukana hano muri uru rugo, harambwira ngo ntabwo ndi umugore w'isezerano kandi na wa mwana wanjye nawe yaranyanze baramfatanyije. None ubu ndajyana ikihe gisubizo mubyeyi? Mukanya mu nama bari kubarahira nayo bazakujyana ikuzimu ariko ndigushaka uburyo kinakibosha muzukuru ndigushaka ibiki nakihangu ubundi nkajya guhangana n'abahari ziriya gusu
nicyo kibazo nari mfite cyuriya koko nashakaga kumunyicira agapfa akavaho. ariko sinaya ko umwana uri ubwenge ajya ngo mwice nanjye ntashoboye kwikiza. None se nyine ndahungira hehe? ndindira nzaza none nawe se uzatangira ubuzima n'ubundi kariyo yawe. ariko reka se mwereke kuri tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu uzagende oya nako inkoko ariko inkoko iteye ubwabo nta yindi yatera kuva yabaho kiri nyarwanda. ndakumva. hari ikiyaga urebe hasi no hejuru urebe hakurya uteremo wiyama ikintu ngirwamo yego ibyo bintu bizamufasha kongera kubyuka. yego maze rwose nanjye gusa nanone ukuntu uzabigenda kwita ukibyuka ntabwo nakwica urutoki. ufite urutoki rw'uburyo Ntabwo. wenda oya ntabwo nabishobora. mbwira ikindi ntabwo nashobora kwica urutoki. nutabikora nzakuba hano nawe uzansanga hano kandi nutabikora